Ya mwaramutse neza abakunzi akomeje gukurikirana Madman X Comedy. Tukaba dukora mu bintu bijyanye na comedy ariko tukaba tunyuzamo tukatubaganiriza rimwe na rimwe. Ya nkaba naje kwifuriza abantu tariki 14 abantu benshi rakeka barazizi izo tariki umunsi wa Saint Valentin. Uriya bari umunsi mwiza cyane w'abakundanye. Ya nkomeje nyine gusuhuza nyine abantu nyine bakomeje kuba bakiri kumwe bite n'imyaka mwamaranye n'ibyishimo mwagiranye. Ya uriya munsi nyine none bari rurangizaho nyine. Rero nyine nka Madman X Comedy kaba igiye kubatangira gutegura ibihangano by'ura munsi bizatangira mu cyumweru ku wa gatandatu kubisa kose ku wa gatandatu cyangwa ku cyumweru. Uriya munsi abantu kundi kudukurikirana rimwe na rimwe ababari abatubona gutyo ariko nyine abagize amahirwe bakabona video zacu bajye nabo bagira amahirwe yo kuva se abantu ni bande baturukaye abantu se kumva ko ibintu byiza ukore subscribe dusharing ku bandi bantu batatuzi bashaka kutumenya kandi twatubakunda tukaba twishimiye cyane nk'abantu nyine akomeje kudukurikirana ntapfa no kubishimira. Ubwo rero nyine nka Madman rero ubwo uno munsi tariki 4 ya tariki 4 nkomeje kubifuriza ku bantu bari kwitegura umunsi w'abakundanye. Ya rero nyine amazina ni yayandika nongeye nyasubiremo Madman akarongo gatambitse X barayizi bamwe abagiye kwiga barayizi ukongera ngo comedy yitiza ukore subscribe dusharing ukora like byose bikorana na comment. Ya mukomeze nyine mukomeze kudukurikirana kandi dukomeze ku bwenge bwanyu mukunda kuduha. Ubwo rero nyine nkakomeza kubashimira ndabashimira cyane abantu bakomeje kudukurikirana mwe na bamwe. Ubwo rero nkaba nifuza ko abantu bifuza kutubona live mu minsi iri imbere nko kuri 15 z'ukwezi turimo tugiye kuzafungura live izabera ahantu bita Rwamagana ihagazanunga. Abantu nyine uwo munsi bazaba biteguye tariki 20 turi Kayonza mu mujyi. Tariki 25 turi Kabarondo muri Kayonza nanone barahaza abantu benshi. Kabarondo ku isoko barahaza. Izo tariki rero tariki 30 gufunga ukwezi kwa kabiri tariki 28 turi ahantu bita Nyagatare mu mujyi no tuzajya. Ubwo rero nyine ngiye kuzaza mbereka bamwe ubuce bumwe na bumwe abantu batazi cyo batembeza nyine. Ubwo live zabi kubana itembera Rwanda bikintu cyo kuzabakorera nyine byanzajya no kuri Muhazi ahantu henshi cyane akagiye tuzajyayo. Uza wifuza nyine nk'ahantu kwamenya wowe nyine cyangwa muri comment umbwira ati ahantu bafite amatsiko bazasuka twereka. Ubwo nyine nkapanga umunsi umwe ajya kwasura kwereka abantu nyine nk'umuntu watanze ibitekerezo. Ya nakomeza kubashimira rero rimwe na rimwe njye mubwira turabakurikirana kandi ndabakunda cyane mbahoza ku mutima abakunzi banyu ba Madman X Comedy. Mukomeze subscribe mukomeze mudukurikirana umunsi ku munsi turapodinga ukeneye kutubona turahari turabanyu namwe mu babacu durukundo. Kandi nkakomeza kwifuriza Niyo Bosco umugore we mwiza cyane urugo ruhire mugire tubatanye n'umwaka mwiza bagiye n'umwaka mushya bazabyare baheke hungu nakobwa. Ya let's go umunsi mwiza cyane.